nongeye kubasuhuza abafana bacu bo kuri Bavandimwe TV, abantu mukurikirana ibiganiro byacu buri munsi. Nanjye Deo MC turi kwiga ururimi rw'ikigande ahangaha kuri Bavandimwe TV. Ntukaveho weho, jigumaho ibiganiro byacu bijye bikugeraho buri munsi. Tumaze iminsi twiga ibintu bitandukanye kandi tumaze kwiga ibintu bitandukanye. Narakubwiye ngo ntugatandukane n'igitabo cyangwa se ikaramu kugira ngo notinge aya magambo tuba turi kwigisha, ushobore kuyafata maze isaha yose mu gihe wicaye ujye uyasubiramo. Aya magambo uzageraho uyafate ajye mu mutwe, ube wabasha kuvuga ururimi rw'ikigande rwose bitakugoye. Nawe ushobora kuzaza mu gihugu cy'Ubugande cyangwa se ahandi ukaba wavugisha umugande bitakugoye, ukumva ko ari ibintu byoroshye rwose, cyangwa se uwo mugande yakuvugisha nawe ukumva ibintu byoroshye ukamwumva bitakugoye. Ntumve kuri Bavandimwe TV rero tugiye gutangira kwiga, kandi nawe tubonye no munsi kora subscribe maze ibintu bigende neza. Nawe waturebye ntukore subscribe ukaba wongeye kureba ibiganiro byacu, kora subscribe. Uri kumwe nanjye Deo MC, ninjye tugiye kubana muri ibi biganiro byacu by'uyu munsi. Reka dutangire. Engoye. Uyu munsi tugiye kureba ibintu twifashisha mu kwambara. Ikintu dutangiriyeho ni imyenda. Muzi ko tugira imyenda myinshi twambara ariko ikaba ifite amazina yayo. Nibyo tugiye kureba. Engoye mu Rugande, mu Kinyarwanda ni imyenda. Enkofira duhereye ku mutwe. Enkofira mu rurimi rw'ikigande ni, mu Kinyarwanda ni ingofero. Esati mu rurimi rw'ikigande, mu Kinyarwanda ni ishati nka buri munsi. Empale enyimpi mu rurimi rw'Ikinyarwanda ni ikabutura, cyangwa se ikabutura ngufiya nyine bayita empale enyimpi, kuko empale babikoresha ni ibintu bibiri bisa ariko bikaba bikora mu buryo butandukanye. Empale enyimpi ukongera ukavuga ngo empale empamvu. Ipantaro, ubwo umunyarwanda we ntabitandukanye. Iyo avuze ipantaro uhita umenya icyo ari cyo, ariko uriya kuki abavuze ngo empale empamvu, avuze ngo ikabutura ndende. Empale enyimpi, ikabutura ngufiya. Ni nk'uko wiwe mugande abivuga. Tukagira ikanzu, ekiteteya ecy'omukazi, ikanzu y'umugore. Umugande baravuga ngo ekiteteya. Engato mu Kigande, mu Kinyarwanda ni inkweto. Mu Kinyarwanda, mu Kigande ni engato. Omusipi mu Kinyarwanda ni umukandara. Mu Kinyarwanda ni umukandara. Ibyo ngibyo ngira ngo nibyo bintu dukunze gukoresha mu kwambara. Ngira ngo n'ikindi, esuti
ni amakoti aya ngaya costume, dukunze gukoresha costume. Umugande wavuga ngo suti, ekanzu bobo. Iyo uvuze ekanzu hariho igiteteya, hakabaho nekanzu. Ekanzu yambara abagabo. Iyi kanzu urabona urugero, ikanzu y'Abesilamu. Abesilamu bakunze kwambara ayo makanzu. Ayo makanzu bobo niyo batandukanyirizaho igiteteya cyambara abagore, ikanzu ekambara abagabo. Urugero nirwo mbahaye rwo ku Bayisilamu, ariya makanzu bambara. N'ubundi yasigara mu Kinyarwanda ari kanzu, ariko ngira ngo Abanyarwanda ntabwo tubitandukanya, bisigara ari kanzu, ari iyo ngiyo y'Abayisilamu bambara b'abagabo isigara ari kanzu, ndetse n'iy'abagore igasigara ari kanzu. Ariko umugande we ikanzu y'umugore yita igiteteya, ikanzu noneho ikaba iy'umugabo, ariyo bajyana ku birori bitandukanye, bakaba banayijyana gusara nyine nk'Abasilamu. Umusilamu iyo yambaye bahita bavuga ngo yambaye kanzu. Nuko nguko bimera, nuko babyita. Ngira ngo umaze kumenya uko wakwita imyenda mu gihe ugiye nko mu isoko. Ushobora kuvuga ati mpereza ekanzu, cyangwa se mpereza empare, empamvu, cyangwa se mpereza omusipi, cyangwa se mpereza enkofira, cyangwa se mpereza engato. Nuko nguko tugenda tubivuga mu rurimi rw'ikigande. Wakoze cyane rero kubana natwe kuri Bavandimwe TV, kuva aho twahereye kugeza nangaha turangirije, ukaba ukiri kumwe natwe. Ikintu ukora ni ikintu cy'umuntu w'intwari rwose. Uri intwari, umuntu wabanye natwe ukaba urangije iki kiganiro tukiri kumwe. Imana ingomeze kukumpera umugisha, kandi yongere aho wakuye amasaha yawe ndetse na MB zawe. Imana igomeze kubyongera buri munsi. Tuzakomeza kubana mu bindi biganiro. Mwari kumwe nanjye Deo MC Murakarama.